mana yanjye koko ubuzima nzabushobora kuba ubuse nta hantu kimwe nabona nakora agiye gusaba akazi barakanye nasaba akazi akakanye ubuse nzabona ariko reko ni uko ibitekerezo nyuma ngo iyo za Kigali haboneka akazi gukoropa guteka kurera abana kandi nanjye abana nabarera izi ni imbaraga ntabwo ari imineke nanjye abana nabarera rero kwa muntu wo kwiga ndabiretse ndabikazi gukoropa zikuye mu agira gutyo kopa amazi akamwe ibyo bigiye bitanu cyangwa bibiri sha kaje Kigali nta nubwo noga ngenda ndagiye Kigali rwose ndagiye man akazi Kigali ndagiye akabura ngiye Manuel rwose ndasaka kuri kuvugisha bimeze gute mabura ndasaka kazi bwoko kisugaje nashobora guteka gukoropa kurera abana guhinga gutora imizigo nta kintu cyane nanjye rwose sugashobora guteka kugira ateke isosho nza kujya boss yayifataho ni sana inayiteka isanane narasekeje boss sana iteye umutazafashanye ariko cyane sizi turuka he mu cyawe turaze kubikora uruye tuza kunateka rwose boss nateka rwose mabura nateka rwose ndashobora gukora isatari kuvuga ngo kwika kwino tuyikorera ni wanje kiri icyo ashaka gukora uyu mwana akora bose no kumesa n'umugabo utashaka kurera umwana kugira amufura n'umwanda wiwe twara akazi boss twara akazi wose wakorera ngahe na bibi nayakorera mabura usagwa 500 mabura basi cyatanga cyazo ndayaguha bagikora akazi neza bite ku mwana wanje neza ntari murakoze cyane rwose urangiye gushire ku mwana wanje mabura nta kibazo rwose mabura baje mwitamo je mwana wanje mfite n'uyu abashimuse abashije kujya ku ishuri musi ntabwo bameze neza abajya ku ishuri ejo tuzaje byuka mutegurira igikoma umutera ni pasi imyenda ina akagenda ku ishuri ameze neza nzabikora kandi uzabikore neza nzabikora rwose umwana nzabikora nzakwitaho neza rwose nta kintu nawe atazi uzajya akora ku by'itazi iyi myenda nayo ngiye gufura nyine uramfasha nyine gufura n'abankorekera nyine gufura umwana magatera umwana kambe njye arabakwerekeye ntabwo nta kibazo rwose ndayifura amafaranga ndayari atubuze gufura ubuze ntakitwa kuna bana yanjye abakiriho ngera kumbona kigoera ariko se bitwaye cyambere na akazi mu duhanira akazi tukibeha huriya nta kibazo bita kizo bitwaye rwose anganda yakoreye rero yakoreye rwose ngiranga ntacitwaye niga kanyura fuza imyenda bimeze gute Yesu mabuya ngize mbega umugabo nta soni ubu nyine ngo wafuza muri iyo myenda ugize vuba kuza mu mazi Yesu niko ndebera n'ukuri kwezi niba ngo wafuza mabuja ariko mabuja mucyo no kumufura mabuja iyi myenda yo kuba nirebe bajya mu bisasi zimwe ku mabuja uzakaje uri gushaka nyine kora akazi neza nimba kakonaniye nyine utaje iwawe mabuja byo gushaka wari imwe yarya inzungu ariko sinabishongeye rwose ubuse rero mabuja ariko se wamukozi ubwo gukora uko na wafuze imyenda neza rwose mabuja iyi myenda wajya ngo ntabwo ifuze pe ni ukuri kw'Imana mama karanye no mukozi ndiko ndashoboye akazi reka tumwirukana ega tumwiruka ntabwo atashobora kumfuza imyenda mabuja n'imvuye amabwire y'uyu mwana wawe n'uwaje muri yazi inzungu ubu se imyenda ajya ngo iraramukira nje nayishobora aya mayanjye yabo bakoresheje mu mazi urani mayanjye Kigali imaze kwimenya nzoje n'ahandi mayanjye nahi nari ahubwo se iyi myenda ni y'inka musa singure ibyo wambaye nibiboda bitoje narere kanitahire nigende naribe fatwa nayo ibyanjye nzabishaka nari ibyo sayitwaye irukanka agiye twatindi mwana umuntu n'abakozi bazimwa batinde